nuko ageze hakurya ya Kigali ahindukiza amaso areba mu murwa awutuka inshuro ebyiri ati Kigali genda unkozeho. Ubwo ni ubutumwa noherejwe n'umufana ati cyuma dore wigize kabara nkuru ati cyo ngaho mbwira inkuru ya Nyiramataye wari utatse ubwiza n'ikimero watemberaga Kigali amajoro yose. Ese yari yarabitewe n'iki? Ubundi Nyiramataye uwo yagiraga amatako atemba itoto akagera mu maso habengerana kubi, ubundi rwose akagusha abagabo. Dore rero uko byagenze. Aho mu gipangu hari Karori mwene Karangwa wagiraga akamatora naritera terura kane muri gitondo, kagira n'agasikirini ka rutura kapose 40 na zingaye yareberagaho filime ya Jumongo. Byatangiye ari kwirebera filime bisanzwe, ariko disi nyuma bajyaho bagenda bamenyerana gake gake amukoraho aza ngo kumukorera ibiryohera. Undi ati ayi ati niba ari uko ngo kurandanyije kaburi cyago. Ibyo babikimuye batibutse kwikingira icyo ari cyo cyose, dore ko bari n'abato rwose muri bombi nta warugejeje 20. Iyo vacancy rero yaje kurangira umukobwa asubira iwabo, ariko ageze atangira gukorora no gucira. Birumvikana wari waje ari umwe bari basubiye yari babiri. Nimubibone ko umwe mukora zari muvi icyo gihe byari bigoye. Kibimenya yikojeje mu cyumba ararira atora ishuka arihanagura. Yibuka ijambo bi ajya abwira abana ati birashira. Azamura akaboko k'iburyo akimutsa agafatisha ku mutima aratura ati binzabicamo, uyu mwana nzamubyara kandi nzamurera. Byukuri ntiyaraza urugamba atangije uko rureshya, yibwiraga yuko azabicamo ku buryo bworoshye. Reka nkubwira abanzi be ba mbere barabahavuka, ababyeyi be, aho yakuriye, inshuti ze bose baramutaye. Rimwe yigira inama yo gufata agatelefone ngo byibuze ngahamagare wo yita se w'umwana, nawe suko mushwishwibuza aramwiyama ati niko di katsindwe kandi kabura icyo ugira. Ninde wakubwiye ko twe dutera inda kandi ari kumanywa? Ese rimwe ryabaye niryo ryabikoze? Ati kanyagwe ntukansurira utyo, twiwacu ntabwo ibyo tubikora kutungana dutya. Ati haraho ntiwibeshye, bazamani nyirubwanwa cyangwa iri utwaraga akabanyura nawe genda arengana. Yari inkuru mbi mumenyesha ko ari ukubaga kifasha, kuko Imana ireba uko batareba igakora uko batakora. N'ubundi icyo kibondo cyaje kuvuka ari nta byaha ibyo kubinda umwana, ari nta gakoma nakabonye bakamutukira ngo yenda abona amashereka. Abandi babyeyi babyeyi bariturwa, ariko we buri gitondo bamubwiraga ko ari ikirumbo. Nyamara Kigali si y'abato. Inshuti yongeye kumubeshya akazi, hageze asanga no gukora mu kabari. Ibyo byo ntibyari ikibazo kubera ko afite byinshi akeneye, ahubwo ikibazo nuko abakiriya bahagaga ka waragi bagombaga kugutamira mu rwego rwo kunezeza abakiriya. Imyaka nayo irakatsindwa, ntiyari no kwihangana ngo imutegereze byibura. Ntiyaragihanganye n'abato mu gusereva na tipu zari zimaze kubizibura. Yigira inama niko gutangira kariyeri nshya yo kwicuruza, ari naho yakuye izina Nyiramataye. Ngayo nguko mu masaha kuze y'ijoro amapikipiki amwandurukana buri hamwe agenda rwose yitangira. Abahungu bakora za selection sinakubwira, ugotomera ibyuma nk'ikiyorero. Amasegereti nta kimukora ngo abayishakira umugongo w'ingona. Uretse kwikoza kwa muganga yumva ngo ari uducurane, ageze asanga yanduye VIH. Ubu nta kivuga, nta kirya, nta kinywa ngo uwo Nyiramataye. Hanyuma rero njye numvise yuko ngo gukora subscribe ari ingenzi. Umutima wawe ni ukwemeza ubikore. Ngendagiye nitwa Cyuma cya Kamari nka bamwe ne Rwagajo rwa Munyambizi. Murabeho.